tubahaye ikaze bakunzi ba Kigali FM Media, channel yanyu, ikinyamakuru mukunda, tubategurira ibiganiro bitandukanye, haba siporo, haba entertainment mu buzima busanzwe, abaririmbyi, nk'uko uyu munsi tubafitiye umuririmbyi. Uyu munsi twifuje kuganira n'umwe mu baririmbyi bakora ibintu byabo biturije. No umwe mu baririmbyi navuga ko bakizamuka ariko bagaragaza impano, bagaragaza ubushake, imbaraga, ku batamuzi cyangwa ku basanzwe bamuzi. Ni umwe mu bantu nkunda mu gucuranga, umucuranzi mwiza cyane. Igihe cyose maze nziranye nawe muzi nk'umucuranzi mwiza ndetse n'umwanditsi w'indirimbo mwiza. Yitwa Wakula Rogers. Meze bite Broski? Yeah, meze bon kabisa, ndashima Imana. Haciye igihe kinini tutabonana, ndabona warahindutse ko. Yeah, sure. Smart, urasa neza. Yeah, nuko tudaherukana. Kuko urabona abantu ntibagire ngo niduherukana wenda bimwe by'amezi abiri oya. Yeah. Myaka itatu. Yeah. Myaka itatu mushuti wanjye tutabonana. It's a big time, bro. Wabagaye. Yeah. Ikibazo cya mbere wabagaye. Yeah, nta bidasanzwe, gusa navuga yuko ari kwa kundi iminsi igenda, urabizi by'iyi minsi Kigali umuntu aba ari muri movement ahiga agira gute. So bitewe n'uburyo uba uri ku gatiyito mu masidi yacakaza urakora Broski. Urakora kabisa kandi urabizi nkunda kubikubwira. Yeah, thank you. Mu bantu nyine batagivinga up. Yeah, thank you. Urakora, which I really like, ndabikunda cyane. Yeah. Uyu munsi rero ni Wakula Rogers. Yeah, kuganira nawe atubwira urugendo rwe, haba mu buzima busanzwe tuganire, haba mu rugendo rwe rw'umuziki. Nababwiye ngo ni umwe mu banditsi b'indirimbo beza. Yeah. Bandika imirongo myiza. Ni umuririmbyi wa gospel, akaba n'umuririmbyi w'injyana zisanzwe zindi izisi. Yeah, thank you. Uyu munsi ndashaka ko tugiye kuganira na Wakula Rogers. Mbere na mbere arabanza dusobanure ese kari umujeni ubundi ni gute yitwa Rogers Wakula, bisobanuye iki? Yeah. Bya bindi by'abaji baba bafite amazina asanzwe y'ababyeyi bakaba bafite n'ayabo y'akazi. Naho ngaho ngiye guhera, banza ubwira abakurikira Kigali FM Media ese ubundi Wakula bisobanuye iki? Kuki ariko witwa? Ni wowe wabyiyise? Ni amazina y'ababyeyi? Bimeze bite? Yeah, urakoze cyane. Wakula navuga ko ni eke name, ariko ni izina rifite ubusobanuro mu ndimi zirenga 10. Yeah. Hari Igiswahili, hari Ikigande, hari Icyongereza, hari Iki-British. So ngiyewe njya kwitwa Wakula byaturutse ku kirwa kiba muri Florida. Yeah, ni muri Amerika. Hari ikirwa cy'ubukerarugendo. Ni ikirwa navuga cyinjiza amamiliyaridi menshi kubera ibyiza bihatatse, ibyiza nyaburanga. Habayo igiti cyitwa Wakula. Yeah, icyo giti nagerageje gusoma, ndeba amateka y'icyo giti, ndeba stabilité yacyo, nza gusanga ari igiti nyine, ni igiti bafata nkaho gisigasingo by'amateka y'aharaza Miami, za Florida, bitewe nuko icyo giti gifite navuga ni igiti gifite imiterere imeze nk'iy'abantu. Yeah, uburyo kibaho ubuzima nk'ubw'abantu. Yeah, wakibaza ngo kibaho gute? Icyo nicyo kintu nenda kukubaza. Ahubwo wowe, yeah, mbere na mbere dore ko mbwira uburyo kibaho. Yego. Ndashaka kubanza unanadusobanurire ese mu miterere ni igiti se kimeze nka gereveriya, ni nyine amababi, dusobanure ku buryo twabasha kugushushanya mu ntekerezo zacu. Yeah. Kuko turashaka kumenya nyine ubusobanuro bwimbitse bw'izina ryawe. Yeah. Yeah, icyo giti ni igiti gifite ukuntu cyo kirakura.
nimba kiri hano urugero hano aka kanya hano turi nko kuva hano bara nk'ikirometero kimwe uvuye hano ugenda, so ni nko kuva hano ugera za Sonatube. Voilà, gifata amashami yacyo kijya mu bishorishori hejuru kigakura, noneho cyazagera nka Sonatube rya shami ryacyo rikamanuka hasi, aho rigeze naryo rigashinga imizi, rikongera gutyo naryo rikomeza rikazagenda rikagira na Rwandex. Ubwo uzi ikibazo nibajije, ubwo nta tundi duti kiryamira? Ntabwo byabura, urabizi aho ngaho ntugiye kuba ryamira, ntugiye kubabundikira. Bro, urumva kuri ako kantu waruvuze, iyo ni fenomene yo muri urabizi ko ibifi binini mu mazi ni victime z'udufi dutoya, so byanga byakunda ntabwo navuga ko ari ibinyabuzima gishobora kubangamira actually nk'ibindi bimera bigenzi byacyo, ariko icyiza kirimo nuko uburyo icyo giti gikuramo byahubwo bibasha kugirira akamaro abantu, kubera ko aho hantu bubakamo amazu, bagashyiramo amahoteli, bagashyiramo amapisine munsi y'icyo giti, mu mizi yacyo ugasanga bashyizemo amazi atemba aho abantu baruhukira, ugasanga harimo amazo, ziriya zo usanga harimo inyamaswa, inkende, intare, so ugasanga ari ibintu nyine bya attractinga buri muntu wese. So ni muri ubwo buryo nanjye narebye ndavuga iri zina ni ryiza kuko ni ikintu kidasaza. Ngomba kuzubaka nanjye ibintu abantu bazaza bugamamo. Ese wakumva indirimbo zanjye ukumva uruhutse umutima? Inshallah. Nibyo ngibyo kabisa. Ariko nta nubwo agiye kure y'igisobanuro cy'izina rya Broski. Ku ndirimbo zawe numva umunsi ku wundi nyine haba harimo ubutumwa. It's not all about like gusohora indirimbo. Umuntu usohora indirimbo hari ubutumwa runaka agamije. Abantu ku bantu bari buze gusoza iki kiganiro, ndababwiye ngo icyo giti turaza kuberekamo amafoto yacyo. Simbabwiye ngo ni ku munota wa kangahe, mwebwe nimukurikire iki kiganiro paka gisoje, mukurikire neza, ntimwihutishe bya bindi byanyu. Stay tuned. Berekamo icyo giti ukuntu kimeze. Ni igiti cyiza kuko ngewe sindanakibona, ariko bitewe n'ubusobanuro mpawe nanjye ni izina ryiza ndarikunze. None twajya kuri Rogers, ni izina ryawe? Mu busanzwe amazina yanjye, amazina niswe n'ababyeyi. Excuse me. Amazina niswe n'ababyeyi nitwa Ndayisaba Roger. Ndayisaba Roger niryo zina ryanjye ry'ababyeyi, ariko nafashe Rogers, Rogers, Roger, Rogers byose ni kimwe. Cyangwa wananarebye ka kantu ka Kenny Rogers, umwe mu ba legend twemera. He's a legend. He's a legend, ni umunyabigwi, yakoze ibintu byinshi cyane, turamwemera twese. Ariko Rogers, Wakura Rogers, ntabwo nari kuvuga Wakura Roger, hari ukuntu bumva bidafite ntabwo bifite like tone, ntabwo ibyo. Ariko ikiriho cyo nkunda aya mazina nyine umuntu aguha ubusobanuro man, kuko hari ukuntu umuntu aza akakubwira ngo nitwa izina, wamubaza ngo ese wiyisize iryo zina kubera iki, nubuye busobanuro, ngo man ngo nateranyije kana ya byaro icyo ngicyo ngo nateranyije. Urumva nyine ni kimwe mu bintu bigaragaza art. Ariko sometime buriya nkeka ko hari igihe aba afite ubusobanuro buri catchy. Dear God, I just wanna thank you. Tumeze neza kubera yuko wavuze ngo yego. I trust you today. I trust you tomorrow. I trust you with my future. Dear God,
mutima wanjye himbaza imana yawe, wibagirwa imirimo myiza yagukoreye. Iyo niyo ndirimbo yanjye yitwa Dear God. Ni indirimbo kugeza ubu ngubu iri kuri channel yanjye official wa Kura Rogers. aka karirimbo ndashaka ko like ugasubiramo niba ntakugoye. Ndashaka ko abantu bumva iyo mirongo ugasubiremo nyine ugaragaza izo feeling nyine I trust you, nyine ugaragaze koko utrustinga nibwa, you know. Yeah. Dear God, I just wanna thank you. Tumeze neza kubera yuko wavuze ngo yego, yego. I trust you today, I trust you tomorrow, I trust you with my future. Dear God, mutima wanjye himbaza imana yawe, kubw'ibyiza yagukoreye. Mutima wanjye himbaza imana yawe, ntibagirwa imirimo myiza yagukoreye. Yeah man, nkunda like the way nyine vocal, you know. Uburyo ahari biterwa no kuzi no gucuranga, hari ukuntu ugendera mu manota neza, ndabikunda cyane. Iyi ndirimbo ni nziza. Turacyari kumwe na Wakula Rogers. Ndashaka ko mutanga comment nyinshi zitandukanye muvuga like ese mwamubonye mute, ese iyi ndirimbo ko iri kuri YouTube channel mwagiye murayisharing, mwagiye mukora subscribe, ni kuri Wakula Rogers. Ndi kubwira mwebwe bafana ba Kigali Frame Media, ntarajya kwindi ndirimbo kuko nakubwiye ngo uradutaramira byanga byawe. Sibyo, uradutaramira kandi mu buryo nyine tugomba kunyurwa. Ufite indirimbo nyinshi, si imwe si ebyiri, ugomba kudutaramira. Ndashaka, hari indirimbo nzi yawe nayo ni gospel ariko ikoze mu buryo bwa hip hop. Ndakeka ngo turi kumwe. It's Yameneye Amaraso. Yameneye Amaraso. That song bro, I really love it. For sure I love it. So ndashaka kwituririmbira, dukubitira agachorus n'agatero kamwe tu, kugira ngo ndashaka ko like you express yourself, ugaragariza abantu nyine icyo ushoboye mu buryo bwose. Waturirimbiramo tukumva. Igihe cyose umaze ku isi wahabonye byinshi, igihe cyose umaze ku isi wahuye na benshi, yo bakubwiye byinshi ndetse bakwereka byinshi. Nje kuguhumuriza nkubwira inkuru igira iti, umwami Yesu ahagaze ku rugi rw'umutima wawe, akomanga icyo ashaka nuko wugurura inzugi z'imitima yawe ukamuha karibu, akinjira akakubera intwaro ku rugamba aho rukomeye. Niwe Masiya, yitwa amasezerano, intambara agiye ntabwo zizimira, never know. Yameneye amaraso, yancunguye ntari uwo gupfa, niyo mpamvu njye ntazava muri we. Sinzava muri never, sinzava muri we, sinzava muri we, never give up. Sinzava muri we, sinzava muri we, sinzava muri we, never give up. Ko ndi kumva uririmba, sinzi umupeti witwa Rwabugiri, waba umuzi? I know him. Nawe arapa muri ubwo buryo. Ese like uramufana? Ndashaka kuko abantu bose ntekereza ko iki kibazo bari kukikubaza.
ndi kumva nyine imirongo yawe muri rap uyiexpressinga mu buryo bwe, mu buryo nawe abikoramo. Ese ko ari umuraperi ugaragaza akazoza, reka mbyite gutyo, ko ejo n'ejo bundi yaba umwe mu nkingi za mwamba. Ese do you like ufana imigirire ye? The festival ntago navuga ngo nziranye nawe, nta nubwo simamya ko we anzi, maybe ntago tuziranye. Rwabugiri ngira ngo ndamuzi ko ari umuraperi mwiza cyane, ariko kuba navuga ngo nshobora kuba ibyo akora ndabikunda, ariko ntago nzi ibintu byinshi cyane akora. Gusa mu maproje ye makeya nabashije kumva ni umuraperi mwiza, ariko ntago navuga ko ibyo nkora hari aho bihuriye nawe, kuko afite rhythm ye nanjye mfite rhythm zanjye. So icyo navuga wenda nuko rap ari injyana akunda kandi nanjye nkaba nyikunda. So bibaye bikorwa neza mu mpande zombi byaba ari umugisha cyane. Nabwiye abadukurikira ko turi buze gufata part ya mbere tukayiha gospel, tukaganira kuri gospel. Ntibivuze ko turi buze no kuganira ku buzima busanzwe. Ese iyo utari mu muziki uba uri mu biki, uba uhugiye mu duki? Ariko ndashaka ko twibanda cyane, ese imyandikire yawe, ko nzi ko utandika indirimbo zawe gusa, icyo nzi neza cyo ni uko ufite ubuhanga mu kwandika, hari n'indirimbo wandika zikaririmbwa n'abandi. Ese like dusangize amakuru like y'imigirire yawe mu buryo bw'imyandikire, atari gospel gusa, n'izindi ndirimbo. Watangiye kwandika ryari? Byaje ryari? Ese ubibona gute? Ubona abantu bakunda imyandikire yawe? Kwandika ndabikunda cyane kurenza no kuririmba. Nicyo kintu umutima wanjye utereramo. Impamvu nkeka yuko ari uko kwandika bisobanuye ubuhanzi. So the first of all, before yuko mba umusinger, before yuko mba any musician, I'm a creator. I'm an artist. An artist. So icyo nicyo kintu nshyiramo imbaraga, nkagishyiramo umutima wanjye kugira ngo ndebe ko na creating ikintu kiri incredible. Byatangiye ryari? Byaje bite? Turashaka kumenya. Ese ni bya bindi umuntu asoza kwiga akaba yatika, cyangwa se uba waratangiye kwandika mu rusengero ugahimba uturirimbo muri korali z'abana? Ese turashaka kumenya byatangiye ryari? Byaje bite? Actually kuva mu bwana bwanjye niga primary, ngira ngo nko mu wa kabiri mu wa gatatu gutyo primary. Byatangiye ndi umuhanzi, nkazajya nkunda guhanga. Urabizi hari ibintu bagiraga by'amasomo kera, abana bakaza muri classe bakaririmba, so umwana akajya imbere akaririmba, amanota ukayatsindira iki. So rero wasangaga njyewe muri ubwo buryo nkunda kuririmba, nkarimba indirimbo z'abahanzi bari bagezweho icyo gihe, nkagerageza kuzisubiramo, indirimbo zaba R. Kelly, zaba Michael Jackson, nkaririmba indirimbo turimbo nk'utwo ngutwo twabaga turi aho hafi. Ndashaka kumenya watangiye kugira connection n'abantu ryari? Batangiye kumenya ko wandika ryari? Sinshaka ngo wenda ngo uvuge ngo aba n'aba, no, ahubwo connection yawe iyo yaremwe nande, ndagufashije kugira abantu bamenye ko wandika ufitemo ubuhanga, kugeza aho nanjye narinze mbimenya, kandi like tari uko wenda twakuriye muri quartier imwe. Yaje muri nzira.
ukuntu byatangiye, navuga ko ndashimira my brother Kamishi Adolphe Bagabo. Ndamushimira cyane, yabigizemo uruhare. Kamishi niwe watumye mba umwanditsi w'umunyamwuga, ndabimushimira cyane aho ari hose. Big shout out to you my brother. God bless you. Ni umwe mu bahanga, none byari duciriyemo like that urwo rugendo hari muri za 2011 2010 gutyo, ngira ngo nimba nibuka neza yakoraga kuri Voice of Africa, aho yakoranaga n'uwitwa Skizi, muramuzi wo muri KGB. Skizi bakoraga mu kiganiro cyitwa cyari ikiganiro cyavugaga ku makuru ya entertainment na showbiz, cyitwaga Star for Lam. Ni Star for Lam. Cyakundaga gucaho nijoro ku cyumweru. So hari ibintu nakoze amarushanwa y'imivugo, nza kwandika n'udukuru tuno tw'inkuru zishushanyije. Yari amarushanwa yabaye mu kigo cyacu. Icyo gihe wigaga ahitwa gute? Icyo gihe nigaga i Masaka. Nigaga i Masaka, ngira ngo nimba nibuka neza ni muri primary P6. Mba nibuka neza ni P6. Icyo gihe ayo marushanwa naje kuyatsinda, njya ku rwego rw'akarere. Yari competition nini cyane, iri biga, ahura n'abandi bantu benshi. Ni ikintu nshimira Imana cyane kuko nabashije kugira experience yo kutinyuka nka sharing icyo mfite nkirekura. So icyo gihe rero Kamishi ku rwego rw'igihugu yari umujudge mukuru. Aho ngaho nibwo twahuye turaganira, ambwira Petit, uracyari muto, ugomba kubikora, fata contact. Icyo gihe nta telefone nagiraga, ariko namuhaye telefone yo mu rugo. Yanshaka akamvugisha, yaje kumana interview muri icyo kiganiro Star for Lam. Ibyo bihe byari byiza cyane. So kubera yuko nari ndi n'umuririmbyi, byaroroshye cyane kuhita mpuza nawe cyane, tugendera muri izo jali zimwe, kuko nawe yarabikoraga, ari umusitari, afite indirimbo nyinshi za Zubeda iki. Yari ari hit icyo gihe cyane. Yari ari mu bantu bari mu matwi y'abantu cyane. Of course. So navuga yuko byambereye byiza cyane kuba nasobanukirwa neza ibyo ngiye gukora. None Kamishi, mwaba mwararekeye like gukorana, kugufasha gake gake, kugira inama ryari se na n'ubu muracyari kumwe, bimeze bite? Kuko urumva nge aho nakumenyeye warihiringaga bisanzwe bya kijama, ugakora nyine cyane, bigaragara ko like wiremeraga inzira, nta muntu warimo ugufasha. Ese byaje kugenda gute kugira ngo? It's a big story, brother. That's what we want. Niyo dushaka, kuko ni urugendo ntekereza ko buri wese ashoboye kugira icyo arwigiraho. Umuntu wese ushaka urimo uhatana, urimo ushaka kuzamura talent, urimo ushaka kugerageza ibyo akora, yakwigiraho. So iyo niyo story dushaka. Biba bigoye cyane kongera kwibuka iyo nzira, na n'izi saha ntabwo navuga ngo nagezeyo. Ndacyakeneye abantu, ndacyakeneye amaboko, ariko kuri njyewe mbifata nk'inzira y'umusaraba, kandi na n'ubu igikomeje. Ntabwo ndicara ngo mvuge ngo urugendo rwarahagaze, ahubwo ngiye kugusubiza nk'umuntu ukirurimo. Yego, nk'umuntu ukirurimo. Still now ndacyarurimo, ndacyasafaringa. Gusa nzi neza yuko at the end ibyo nkora wenda cyangwa se ibyo ngerageza kwereka abantu bizasuccessdinga. Gusa nahuriyemo n'ibintu byinshi cyane byanchallenginze. Iyo nza kuba nafite umutima ukomeye,
narimba narabivuyemo kuko ntago navuga ngo ndabwira umuntu anybody nkabwira umuntu wese ngo bijyemo gera gutya wabijyamo ejo ukabikora ukagera gute ariko ukabivamo kubera yuko bitari passion yawe nta kintu wakora so ari naho ugera bakakwita umusazi ko ibintu burimo ni ibiki no urabizi abantu bagira details nyinshi cyane bitaho bakakujudginga so ku bwanjye passion naba mbikuramo ijana naba ntabikuramo ijana gusa ndabikunda nicyo nahereyeho mbwira abantu kare nkunda like uburyo urahatana I appreciate my brother ibyo kandi kamubwire time will reach igihe kizagera bigire urwego runaka warotaga n'ubu ngubu kirota uzarigeraho yes sure ariko wagiye usimbuka kandi ntabwo uri busimbuke ngo bikunde wagiye usimbuka story nyinshi ndashaka kumenya neza njya guhura nawe ntekereza ko utari uri in touch na Kamichi cyane ntabwo mwari in touch cyane so mwatandukanye ryari ntago of course sindi kubivuga nk'umuntu wari manager wawe no I'm talking like umushuti wa hafi wari uri kukuyobora kwereka inzira ugomba gucamo ese iyo communication yahagaze ryari navuga ko Kamichi twese turabizi abanyarwanda hano i Kigali turabizi Kamichi yabaye hano i Kigali ni mu gihugu cye ni mu rugo ariko yaje kugeraho nk'abandi bantu bose ahindura location aza kugenda so ku bwanjye ntabwo navuga ngo byaranshimishije cyane kuba yaragiye kuko hari icyo nari nkimukeneyeho ariko nanone kuba yaransize akagenda ntabwo nabyo mbimugayira kubera ko nawe kuri kote ye byagize aho biganisha umuryango we kubera ko nibwo yari akimara kugerageza gushaka umugore agize gute aza kugenda so twakomeje kuvugana akomeza kumfasha connection zose nagiye ngira hari ibintu byinshi cyane nagiye ngerageza gukora hari abantu bafite amazina akomeye cyane b'abahanzi b'ibyamamare bitashobokaga ko nabagera imbere ikintu ndakivuga neza kugira ngo abantu bose babyumve ariko abo bantu bose nabaga ntuje nkabona telefone irananyihamagariye so bakambaza gutya ni wowe gutya na gutya dushaka indirimbo nashakaga igihe iki n'iki duhurire dukore nkibaza uyu muntu umpamagaye bite so ibyo byose ni connection cyangwa se ni effect nziza nagiye ngira nyuma y'uko mpuye na Kamichi ni ikintu yagize uruhare rugaragara yaguhaye connection ndetse na n'ubu ntekereza ko ukigenderaho na n'ubu ngubu connection yaguhaye hari abantu bafite byinshi basobanuye ku buzima bwawe yaguhuje nabo akwiye gushimwa cyane kuko urangiye nkunda umuntu like ufasha abantu mu rugendo rwabo sibyo nkunda umuntu ufasha abantu mu rugendo rwabo uri umunyamuziki ugafasha abandi like biriya nibyo bintu biba bizasigara mu matwi y'abantu nibyo bintu biba bizakundwa n'abantu bakavuga ati ariko wari uzi n'ikindi uyu muntu ni ikiremwa gishya kuko uretse kuba ari ikiremwa wenda atari muri ubu buryo bwo kurema bya rurema ariko hari uburyo umuntu akuremera isi nshyashya akagukura ahantu runaka akakugeza ahandi ukavuga uti pe warandemeye so nawe big shout out to him
yagize neza Yes, kandi yes. ntekereza ko nawe biramugaruka Yes, yeah. biramugaruka, ingaruka nziza agenda zibona. Yeah. Ntago turi buze kumutindaho, Yes. ahubwo kora mu nganzo wibwire. Ego, ndashaka ko ndashaka ko utaramya abadukurikiye. Barashaka kumva nyine wowe wanyawe, barashaka kumva Rogers, Wakura Rogers. Umusare mwiza ahagaze ku nkombe, ategereje uza ngo amwambutse inyanja. Ni umusare mwiza utajya uroha bagenzi be, iyo afashe ingashyo ye abe bagira ibyiringiro. Ni umusare mwiza utajya uroha bagenzi be, iyo afashe ingashyo ye abe bagira ibyiringiro. Ni umusare mwiza. Nari ndi kujya mu mwuka neza. Nari ndi kujya mu mwuka. Hari ukuntu bavuga ngo umwuka wera yamanukiye. Nanjye rero hari ukuntu ariko indirimbo buriya kankubwiza ukuri, nubwo abantu wenda benshi batabizi, mesaje ziciye mu ndirimbo zigera kure. Mesaje zinyuze mu ndirimbo, ubutumwa bwiza bunyuze mu ndirimbo bufata abantu benshi kandi bukiza imitima myinshi. Niyo mpamvu tuba dushaka gutanga uruhare rwacu nka Kigali FM Media. Uriya muntu ufite ikintu gishoboye gukiza imitima y'abantu runaka. Kankubwire njyewe ni inkuru ntoya yanjye. Abantu banzi bazi ko indirimbo numva ziba zishatse kuvuga ibihe ndimo. Iyo muye n'umuntu akumva ndi kumva indirimbo runaka asanzwe anzi, ashobora guhita avuga ati umusani wanjye ameze nabi, umushuti wanjye arishimye. So ni ikintu kigaragaza ko kandi hari indirimbo nyinshi umuntu yumva byanze, ugasanga zikugaruyemo nyine icyizere. So niyo mpamvu nyamukuru ituma nkunda ibihangano byawe. Urumva niba ni umusare mwiza, ariko ntibabyumve mu buryo bwo kuririmba gusa, babyumve mu buryo bwa mesaje bahabwa. Sibyo? Ni umusare mwiza. Uwo nguwo niwe utagutenguha. Nari ntangiye kwigisha ijambo ry'Imana, ariko reka twikomereze. Mu rugendo rwawe rw'umuziki umaze gusohora indirimbo zitari nkeya. Hari indirimbo yitwa Dear God, ni indirimbo iri kuri YouTube channel yawe, Wakura Rogers. Ni indirimbo njye nkunda, ndayikunda cyane. Ndibuka nanakubwira ati ugisohora audio twarenda kubwira ati broski wazaje tugakora ka videos karyoshye. Uza kubura kubera akazi, ahubwo ndashaka kumenya wari uhugiye mu biki ko na n'ubu utaraza ngo dukore aka video karyoshye. I know, urabizi nago iyo task nago nayanga. Ndi kubiteganya, ndashaka kuza. Urumva actually iriya ndirimbo nari nifuje, ngira ngo nari nakubwiye uburyo nifuza kuyikora. Kugeza ubu twarikodinze remix. Gusa iyo remix ntabwo irasohoka. Ni remix n'umuhanzi umwe nari bushake kuvugira hano aka kanya. Gusa byakunze kabisa na video yajyamo, ariko twifuzaga yuko iyo remix ariyo twashyira hanze. So ahubwo niwo mushinga ugomba gukoraho. Ukuntu bimeze, ngewe ntekereza ko bitewe n'uko ari we wabuze, ugomba no kuzagera gutyo ukica amande. Warabuze.
warabuze ndashaka kumenya mu buzima busanzwe hano hanze aha uracyakunda inkoko Eh, za hahantu za- nashaka kwamamaza zaha hantu kubi cyane. ziriya nkoko Hari ukuntu njya nsohoka mvuye mu kazi yeah. nagira gutya nareba y'ukuntu Eh, ntabwo nshaka kwamamaza kuko ntabwo bigeze bazana amata kangahe hano urayazi ukuntu nyakunda kubi ariko hari ukuntu njya nsohoka natera akajangane wa musani wanjye twajyaga tujyana bimeze bite ariko ndashaka ngo utuganirize life out of the music ese uhugiye mu duki nsanzwe nkuzi nk'umu like mu colorist usanzwe mu buzima busanzwe mu mvanga amarangi whatever ese uhugiye mu biki muri ino minsi oh yo ntabwo navuga ngo muri iyi minsi ndagize cyane ariko urabizi iby'ubu buzima munagerageza kuvanga ibintu byinshi cyane so apare y'umuziki mba ndi muri industry ya art n'ubundi ya paint so urabizi mba gerageza kuba nakora paint production nibyo bintu nkora cyane navuga ko mbikora as hobby as hobby nkayifatanya no art creative art so nibyo bintu nkunda kugira hobby sometime ariko umuziki nicyo kintu cya mbere nkora cyane so dushobora kuba tutabonana ahubwo wowe bitewe nawe akazi uba ufite kuko iki gitangazamakuru nawe kiragufata wakomeje kunshinza amakosa uyanshyiraho kuko urembye no muri telefone zanjye inshuro ngo wahamagara inshuro nyitaba ni nkeya urabizi nawe ngewe impamvu mvuga uzizo naguhamagaye wari utumye nkarenga ukuntu bimeze muri ino minsi nyine abantu tuba duhuze dushaka ubuzima ni ibisanzwe ariko dukeneye no gusubira mu migirire yacu ya mbere tukavuga tuti abashuti tumeze gutya turakora dukeneye gusohora indirimbo nyinshi dukeneye gusohora amavidewo menshi nyine abafana bacu tukabagumisha mu byishimo mu munezero so niyo mpamvu nkusaba ko muri ino minsi waza kuboneka none nabonetse bakunzi ba Kigali Free Media so ndabakunda cyane ndahari ku bwanyu uko bimeze ubwo wabonetse ikintu cya mbere nshaka kutubwira ese ko wabonetse niki kizagaragaza ko wabonetse abafana bawe bitega iki mu gihe kingana gite nabonetse ndashaka kubabwiza ukuri yuko imishinga ndi kubategurira ni imishinga iremereye cyane so mfite extended prayer y'indirimbo ngiye gushyira hanze zizaba ari indirimbo 3 ni EP y'indirimbo zanjye 3 muraza kuzikunda cyane murabanza muzumve ndabizi feedback izaba nziza cyane nk'ibisanzwe ni kuri Wakura Rogers official channel bagomba gukora subscribe kuko kankubwira impamvu reka nkubwira impamvu twese dukora akazi katuruhisha of course ariko ikintu cyonyine gishoboye gutuma ugera mu rugo ibyo wasize ku kazi bitanoze ukabyibagirwa ni ukumva indirimbo nziza twese rega music is life umuziki ni ubuzima umuziki uravura so nibumva indirimbo Wakura Rogers hari indirimbo nziza mu ndirimbo imwe nababwiye nziza ngiye harimo iyitwa Dear God ni akaririmbo keza ushoboye kumva uri mu rugo ukakumva uri gutaha ukakumva uri muri siporo uvuga uti pe indirimbo iranyuze so nibagende bakore subscribe bakore subscribe abari buze kureba iki kiganiro bibuka n'inzogera kari akazogera ubundi kankubwire se ukuntu biba bimeze ni nko kurya inyama ukibagirwa koza intoki koga mu ntoki urumva ubukoze uburiye ego ukoze ibintu byiza ariko ingenzi
igaragaza ko uri umusirimu uba yibagiwe. Ntibagende banakande kari akazogera. Ndashaka ko udusobanura gato kuri iyo EP ugiye gusohora. Ese indirimbo ziriho ni gospel gusa, ziravanze? Ese twitega iki muri izo ndirimbo? Zizibanda kuki? Watubwira. Ese zaba ari audio na video? Watubwira. Ni indirimbo eshatu nk'uko nabivuze haruguru. Ni indirimbo zigizwe na hariho indirimbo gospel iriho n'imwe. Ikindi nanone izindi ebyiri ni secular. Ni indirimbo z'urukundo, ni indirimbo zimeze neza, nakumbuza buri muntu wese kuzayitegereza akayumva, kuko ni indirimbo zirimo abacuranzi beza bazicuranze. Tumaze iminsi dukora ama section studio, twakoze akazi kenshi. Abacuranzi beza bazikozeho, tugerageza gucreating ikintu kitazibagirana muri uyu muziki wa Kigali cyangwa se muri uyu muziki w'u Rwanda. Tunibanda cyane ku mwimerere wacu, natwe kugira ngo turebe ko twa creating a fusion ifite aho ihuriye n'ubugeni bwacu, ifite aho ihuriye n'imiterere yacu n'amateka yacu. Ni ubwo buryo izo ndirimbo muzayisangamo iryo pfundo rimeze gutyo. Izo ndirimbo ebyiri z'urukundo arizo zigiye kutwinjiza kuri ya part ya kabiri, aho tugiye kuganira n'ubuzima bwawe mu muziki utari wa gospel, umuziki usanzwe. Wabanza ukatwibwira mu muziki usanzwe kugira ngo tumenye ubundi wakuru utari muri gospel abahati. Wakuru utari muri gospel ijwi rirazamuka ntirizamuka, ikore mu mitana. Ntago ngiye kubaririmbira indirimbo izo ngizo ziri aho ngaho. Ngiye kuririmba indirimbo izwi wenda ariko itari yanjye, indirimbo zisanzwe. Hari indirimbo njya nkunda cyane, indirimbo y'umuhanzi witwa The Ben, yakoranye n'umutipe witwa Roger. Indirimbo ya kera yitwa Uzabuza. Wambwiye kuzabuza, nanjye ndatekereza ngo uzabuza. Sinagaye gutinda, nagaye guhera, genda mama iby'isi n'ubusa. Wari umwamikazi w'umutima wanjye, wagiye kure usanga abandi. Wakunze iby'isi wisangira bisi, genda mama iby'isi n'ubusa. Bucya bwitwa ejo, bucya bwitwa ejo. Wambwiye kuzabuza, nanjye ndatekereza ngo uzabuza. Sinagaye gutinda, nagaye guhera, genda mama iby'isi n'ubusa. Akandi ni indirimbo ya Kamishi, twakomeje kumuvugaho. Your brother. Indirimbo yitwa Rukuruzi. Indirimbo nanjye nkunda cyane. Iyo utambutse nkukurikiza amaso, ufite rukuruzi, ufite rukuruzi. Njye ndeba rimwe, sinjya ndeba kabiri.
ijisho ryanjye ni umusare utabeshya, wowe wa mbere y'ihurizo, nabuze aho nkushyira, nibura umumararungu cyangwa nibura umutemba nshyushyuye, nkwibazaho witwa nduva he, wagira ngo utumoderi twose ni wowe badukoreye, ufite rukuruzi, nari nashye naniwe nguye agacuho, ako kanya ndota ibigabo bibiri bimwe bimpaga ngo duhe ku mafaranga yo muri muzika, nutadupesa turakumena, zana amafaranga cyangwa n'amani, kimwe kitima kizine zanaka, nkangurwa na fone, uri hehe ngwino tubyine, twahageze kahabimye kahabimye Kigali Fame Media. Broski, but ese njye nibaza ikintu kimwe, iyo urimo uraririmba hari ukuntu feelinga like n'indirimbo, urugero reka tuve kuri indirimbo ya Kamishi, urayifiringa like music is not a job for you, just is a passion, isn't it? Kuko uburyo uririmbamo, uburyo wifiringa ni ibintu like byo mu bwana ukunda. Ntekereza ko ntibeshye, kuko ni urabifiringa of course, hamwe nyine muravuga ati uyu musani ibi bintu ni ibye koko, ni ibye. Ndashaka kwibariza akabazo. Muri izo ndirimbo zose uririmbye, nta ndirimbo ya vuba hano irimo, sibyo? Ese mu ba upcoming artist turi kubona bamaze gukora ibikorwa by'indashyikirwa, ninde wafata nka role model wawe? Ninde wafata nka ariko nka role model wawe? Kuko hari abamaze kubaka ibintu mu myaka itari myinshi, imyaka 5, usanga bamaze kugera ku bintu navuga ko nyine biri hejuru. Ni muri uyu muziki nyarwanda, mu ba upcoming artist, ninde ureba ukavuga uti uyu nguyu like niwe nakifuza gukorana nawe, atari uko abandi bo wenda uvuze uti ntibabasha, ahubwo like ukwinspira cyane kurusha abandi? Navuga ko nta n'umwe unyinspira muri bo, ariko ibyo bakunda ni byiza, ibyo bakora ni byiza, ndabikunda cyane. So ahubwo mfite abo nkunda, ahubwo gusa ntabwo aribo banyinspira. Mfite aba legend banjye, mfite abahanzi nakunze kuva kera, batari n'abano mu Rwanda, n'abo mu Rwanda barahari, n'abo muri Afurika. So abangaba rero nkunda aho intambwe bagejejeho umuziki, nkunda freedom bafite, nkunda uburyo ikibuga bagerageza kukizanamo creativity buri munsi, so ndabikunda. So gusa big shout out kuri buri umwe wese, ibyo bakora ni byiza cyane kandi bashyiremo agatege. Hari akantu komojeho, kuko hari abo ukunda. Ndashaka kumenya bamwe mu ukunda kumva indirimbo zabo. Of course buriya buri wese afite playlist ye, kandi ntabwo ibiriho abahanzi bose. Usanga nyine indirimbo ukunda, abahanzi ukunda, nyine baririmba ibyo ukunda. Ndashaka kumenya mu Rwanda, tutagendeye ku upcoming bose hamwe, ese ninde ufite indirimbo nyinshi kuri playlist yawe? barahari nkunda cyane. Sinjya ndeka kumva indirimbo zabo amanywa n'ijoro. Hariho umugore witwa Miss Jojo, baramuzi cyane, umuririmbyi
witwa Elion Victory. Ni benshi hari Samputu. But njye ndi gutungurwa nuko nta mazina asanzwe azwi cyane uri kuvuga. Ese ni ukubera iki? Ni uko baririmba like udakunda ibikorwa byabo? Ni ukubera iki? Ndacyakubwira. Hari Miss Chanel, n'abaririmbyi nkunda cyane. Mani Martin, nari mwibagiwe ariko always kabisa. Mani Martin ni umunyamuziki cyane nkunda cyane, afite byinshi cyane yagaragaje bitari bimenyerewe muri no industry yacu ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. It's a big artist. It's a big artist. Wenda hano mu Rwanda naba mvuze abo ngabo. Ongeraho wenda Bruce Melody. Arabikora, yego arabikora. Bruce Melody umuririmbyi mwiza cyane. Kandi utanga icyizere. Abona kubwiye ni abaririmbyi umuziki urimo kandi zitandukanye. Hari section wenda sinzi nimba numvise neza icyo ushaka kumbwira, ariko tugiye kuba developer bose nizi n'aba ba new generation bafite aho nagenda mba classifying bitewe n'ibyo bakora. Christopher mfite aho namushyira, Okama mfite aho namushyira, Aline Sano mfite aho namushyira. Muri izo secteur zose zigiye zitandukanye kuko ibintu bakora ntago ari bimwe kandi tala bafite ziratandukanye. Ndashaka kumenya tujye hanze y'u Rwanda. Kuko mu Rwanda buriya biba bigoye gukora comparison noneho ku artiste. Ni ikibazo kibagora cyane. Hari igihe baba batekereza ejo bishoboye kuzambuza maybe amahirwe yo kuza approaching umuntu n'uyu kandi so nta kibazo, ariko hanze ndashaka ko tuwaroyo. Muri East Africa ubwo mu Rwanda turaba tubakuyemo. Ese ni uwe muhanzi? Hari Diamond Platinum, hari abenshi nabo muri Tanzania bafite amazina ya danje muri East Africa. Ninde like kubona ko uhetse umuziki kabisa muri Afrika yo hagati y'Iburasirazuba? Ngira ngo numbaza icyo kibazo urabun challenge cyane. Kwere ko umuziki, umunyamuziki n'umuntu ushobora kuririmba akaririmba kanuka. Buri munyamuziki, buri muntu wese n'umunyamuziki. Ngeyo ndi kuvuga umunyamuziki mwiza, yo ndi kuvuga umumuzicier mu classifying mu rwego rwe. Bitewe n'impano afite n'ikintu yeretse isi n'ikintu ashoboye. So wenda kuba nkunda hano muri East Africa, Juliana Kanyomozi ndamukunda cyane. Ali Kiba, Harmonize. Ndi kuvuga abanyamuziki, ntabwo ndi kuvuga abacuruzi. Hari abafite amazina akomeye barahari ariko ni abacuruzi bacuruza umuziki. Hari n'abanyamuziki. So ngenda kubwira abanyamuziki. Nakubwiyemo Juliana Kanyomozi wo mu gihugu cy'Ubugande, nkubwiramo Ali Kiba, nkubwiramo undi nshaka kukubwira nanone, ndakubwira umuririmbyi witwa Koffi Olomide. Koffi Olomide. The Grandpapa. Koffi Olomide. Nkakubwira Fally Ipupa, nkakubwira ndamwibagiwe Felegol. Felegol. Abo ngabo ni abaririmbyi cyane najya mpaga kumva. Nshimira n'Imana kuba bakiriho, kuba twaravutse dusanga bakora umuziki.
kubona nk'umuntu nka Kofi aka kanya ku myaka yagikora ibintu byiza cyane, ubona ko nyine umuziki ni ikintu cyiza cyane. So nicyo kintu ko aka kabazo ngiye kukubaza ugasubiza mu buryo umuntu wese yakumva, sibyo? Ntugasubize mu buryo bw'umu artiste, kuko aba artiste baba bafite uburyo bagoreka ibintu bagasubiza igisubizo ariko bikazagutwara amezi 3 kugira ngo umenye icyo yari avuze. Wowe ku ruhande rwawe ari umucuruzi w'umunyamuziki n'umunyamuziki, urashaka kuba iki muri abo? Twagira ngo ndagucalenjinze. No, igisubizo kirahari. Igisubizo kirahari. Mpamya ko umuziki n'ubucuruzi bwawo biragendana. Ntabwo naba umunyamuziki gusa ntari umucuruzi. So uzakenera big team, uzakenera management, mu gihe nimba uri umunyamuziki mwiza, nimba uri umunyamuziki urakenera management, urakenera big team izashora ikunguka, ibyo uzakoresha, amatuwa uzakora hakurya no hanze hose, timu, abamizisiye bazagufasha, abacuranzi, iki byose ni amafaranga. So niyo mpamvu habaho ibintu nk'ibi ngibi byo kuba abantu bamenya uburyo barukansamo ibyo bakora muri ubwo buryo. So njyewe rero navuga yuko ndashaka kuba umunyamuziki utanga icyizere. Icyo gisubizo nicyo nari niteze, kuko nacyo nari nzi kuri butange, kuko ukunda umuziki more than what it produce cyangwa se what it provides. Kuko abenshi tuzi kuko impamvu iki kibazo kije nyuma, nabanje kukubaza abaririmbyi ubona like uprefera, sibyo? Ukunda. Numva mu buvuze bose abacuruzi b'umuziki ni bake muri bo, nako ni na bake, kuko muri abo bose uvuze abacuruzi ni mbarwa, sibyo? Ese ko mu buvuze abacuruzi ari mbarwa, wowe utekereza ko bizakorohera? Kuko niba ubakunda egare ubwo ushoboye no kubireferaho mu gukora umuziki wawe, wowe bizakorohera kuwucuruza kandi uwukora nkabo? Ngira ngo natangiye ngusobanurira, ndakubwira ngo iyo uri umunyamuziki kandi ukabikora ubikunze, Imana ifungura imigisha. Ntago waririmba ukaririmbira ahantu runaka, tuvuge wenda wagiye nko kuririmba nko mu bukwe, niyo waba waririmbiye abantu neza ntago babura kukwapureshietinga ngo baguhe n'ako gatike. Ni urugero, abantu kureba ibihangano byacu kugera gutya baba bari kuduterekeraho itafari, iyo bakoze subscribe baba baduterekeye itafari. So strategy yose yo kugira ngo ibihangano bibashe kugera kure hashoboka, tuzayijyamo, dushore time, dushore igishoboka cyose, ariko tuzabikora nk'abanyamuziki batanga icyizere. Impamvu ndi kuvuga ngo nk'abanyamuziki batanga icyizere, ntabwo nzafata ibintu bitari byiza, ibintu ntabwo nzafata package nanjye ubwanjye mbona yuko itari nziza, idakwiriye abanyarwanda, idakwiriye abantu, mvuge ngo iyo package ngiye kuyifunga, nyihereza abantu, nyishyire hanze. So ni nayo mpamvu nzagerageza gukora ikintu gikomeye cyane, cya kintu n'umuntu uzavuka mu myaka 20 azumva akavuga ati uyu muntu yari umuhanzi, kabone niyo byagenda gute, ariko icyo gihangano kigasigara. Ndashaka ko tugana ku musozo ubwira abakunzi bawe, ese hari abantu baba bashaka, buriya iyo umuntu umufana wumva we yagira mu bushorishori, sibyo?
wowe intego zawe muri uno muziki nyarwanda, yaba intego z'igihe kirekire n'iz'igihe kigufi, ni izihe? Intego zanjye ni izo kusa ikivi bakuru banjye bagerageje. So ibyo bakuru banjye bagerageje gukora cyangwa se abantangiriye, abo nakwita nk'aba role model batangiye gukora, nkaza nkabikora nanjye kandi nkanarenzaho, kugira ngo icyo cyuho kizagaragare ko hari umunyamuziki utanga icyizere. Nicyo kintu nasezeranya abantu kakanya bari kureba ino video. Icyo kintu nabwira umuntu uri kureba ino video, ndakubwira ko abanyamuziki ni benshi, wahuye nabo, ibyumvise ni byinshi byiza mu matwi yawe, mu maso yawe warabibonye, ariko aka kanya ikintu gihari ugomba kumenya nuko umunyamuziki ubu ngubu yaje. Ntarabatenguha kandi ntarasubira inyuma. Ndashaka, turi kugana ku musozo, hari irushanwa rya Artist Summer Promotion ritegurwa n'imwe muri kampani mukorana mu buzima busanzwe ya Future Focus Productions. Ubwo ni studio yitwa Future Focus. Iri rushanwa rigamije kuzamura impano z'abahanzi bakizamuka, kandi niba ntibeshye nkaba nitegereje neza, nabonye nawe uri mu bazaryitabira. Ese ni iyihe motifu, ni izihe mbaraga zagusunikiye kuvuga uti nanjye iri rushanwa ngombe niryitabire? nk'uko watangiye ubivuga, irushanwa ni ikintu kibaho kugira ngo kigaragaze impano cyangwa se kigaragaze ushoboye cyangwa se kigaragaze umuntu ubikwiye. So niyo mpamvu turabizi hajya habaho amarushanwa PGGSS, Guma Guma, abantu bagahatana bagakora ama road show, bakagenda bakazenguruka ahantu hose hashoboka. Ibyo byose rero byagiye bitwereka icyamamare cyangwa se uwari ubikwiriye kandi yatorwaga n'abantu. So nanjye rero muri ubwo buryo ndifuza kuba nanjye nagera mu bandi bantu bafite impano, nkareba kuko nshobora no kwibwira yuko nshoboye ariko ntashoboye. Ngo ni ukwibeshya ko ushoboye kandi udashoboye. Buriya iyo umugabo akirara kwa nyina akabagabo mu kirara kwa ba mama wanyu, ndabasuje. Ndabasuje ni ukuri, Imana kandi ikomeze ibakikizaho muri hose. Bama mu rukundo rwabo muracyarubona, mukomeze mugubwe neza, nirushira baracyarubona. Urukundo rw'ababyeyi ni nirushira. Urumva iyo umugabo nyine akitaha iwabo mu rugo, kigera mu rugo miranje gashya bakayimuhereza, agasangira na barumuna be, akagira gute, bakahurira mu gitanda baryamye iki, kuri we aba atarasuzuma imbaraga ze. Ni ukuvuga ngo ikosa aba afite cyangwa se ikintu aba ataragerageza ni ugusuzuma imbaraga ze n'ubuhangange bwe, kuko buriya niyo yamera ubwanwa, niyo yazana imvi, aba akiri umwana. Kubera yuko ubuhangange bwe ntabwo buba bwakagaragara, ari we ntabwo azi, na mama we umubyara aracyamurera, aracyamutekera miranje buri gitondo, buri manywa, so aracyarera nyine, aracyagoraguza kugira ngo arebe ko ari icyavamo, ariko byaranze ubwanwa bwaraje n'imvi. Ibintu nk'ibyo. So nanjye muri urwo rwego niko nanjye nagerageje kugira ngo ndebe ko nagerageza imbaraga zanjye. Iri rushanwa turi kuvugaho ni irushanwa riratangira ejo bundi mu kwa karindwi tariki 21. Ni irushanwa ryitwa ni Artist Summer Promotion. Ni irushanwa rigamije kuzamura impano, kuzishaka ndetse no kuzimurika z'abahanzi nyarwanda. Niyo mpamvu n'abari budukurikirana
twanabashishikariza nabo kuzitabira bakaza bagahura na bamwe mu bafana na bamwe mu bo bafata nk'abarora umudo babo bakavuga ati kumbi uzi ko na Rogers azitabira kanange njye guhatana nanagerayo nkamukomada namwemeza. Ibyo nibyo dushaka bazi bigaragaze ni Future Focus turi kuvuga ni kampani ngari ifitemo ibintu byinshi, ifitemo production, ifitemo academy, ni kampani navuga ko imaze gushinga imizi. Future Focus Productions urayizi, studio gukorera ibihangano byawe, ni lebo yanjye nkunda cyane. Tukavuga Future Focus Academy aho umuntu ashoboye kwiga indimi zitandukanye, ashoboye kwiga amasomo atandukanye harimo software, music production, ashoboye kwiga video production, film making, kandi no kuri scholarship. Ni ndanabashimira kuko nibo baduhaye umwanya mwiza nk'uyo gukoreramo ahantu heza cyane. Baduhaye umwanya mwiza wo gukoreramo, uretse n'umwanya banaduhaye n'icyo kunywa dukora. Abo bantu mwabambwira ngo ikira n'abashuti bacu turabakunda. We really love you. We really love you. So turashaka kubwira abantu bose abo bashaka kugaragaza izo mpano nabo nibajye kuri www.ispromo.rw basure barebe amakuru yose, nibarangiza biyandikisha kuko kwiyandikisha ni ubuntu, kwiyandikisha ni nk'ubuntu. Ukiyandikisha ibihembo bitubona. Niyo mpamvu hari umushuti wanjye Rogers yavuze ati ni ibihembo bitazancika, aka karubumu ka video na audio. Ati najyaga nihiringa nshaka ka video ariko nshoboye kugenda nkigukana karubumu. Ni ibintu byiza cyane. Turimo dusoza, ntabwo twasoza tutongeye kubonja. Babyita ngo kubonja, abantu bagura ubunyobwa barabizi. Tutongeye kubonja kuba dukurikira. Bihangane niyo wakubita kuri ziriya zitarasohoka ugakubitamo imirongo nk'ingahe babonjeho bashira amatsiko. Ntabwo twafata abafana bacu, abakunzi bacu ngo tubicisha amatsiko. Ibyo bintu ariko manager ntabwo yabimereye uburenganzira. Ese buriya turabumusaba kuko ntabwo yaduhakanira. Ni umushuti wacu kandi azi neza ko abadukurikiye bakunda ibikorwa byawe. Ntabwo bagomba kwicwa n'agahinda katewe namwe ko kubima ibyo bakeneye. So ahangaha ni mu rugo urisanga. Ntekereza ko dusoza ntakubwira ni brother, shyiramo akabaraga, uzakunda. Abantu bagusapotinge mu buryo bwose bushoboka. Bantu banjye ni mu musapotinge mu buryo bwose bushoboka. Ni musuri YouTube channel musharinga indirimbo ni nziza cyane. Mukore subscribe, like, muna commenting mubwiye muti ariko hari abigenze gutya. Nibyo dukeneye kuko ejo nejo bundi ntiwamenya, wabona ari we Melody wacu cyangwa se n'undi nubwo atigeze atubwira ko wenda, ariko nibagiye kukubaza ubundi mu hanze n'ubuhe mu hanze just muri Asia cyangwa se Europe cyangwa muri Amerika n'uyu muhanzi prefera muri aba bari on fire muri no minsi? Undi muhanzi witwa nyakwigendera Michael Jackson. Abari on fire uyu munsi harimo nkunda Justin Bieber. Good. Nkunda Chris Brown. Wadutereye imirongo mike ya Bieber cyangwa n'undi bari wese ariko like dukubiteho gake. Naho ubutaha tuzabakora. Bategereze section live section azaba arimo ibi byose. Tuzagerageza kuganira mu stream nyinshi cyane twenda gukora. So tuzaririmbana bihagije. Tuzakora byinshi cyane aho muzaba mudusaba indirimbo uko bikorwa.
yeah, abafana bacu bizakunda. twababwira tuti mwakoze kudukurikirana. Ya foto nabemereye kubereka isobanuye wakura Yo man, aka kanya niyo muri kureba, mwayibonye? Niyo muri kureba, icyo nicyo giti, niyo mva n'imvano y'izina wakura. So ntekereza ko twabifuriza umunsi mwiza, abagiye kuryama twabifuriza ijoro ryiza, naho ubutaha kuko wakura we aha ni mu rugo, ni buri munsi tuzatumwakira. Wababwira ngo iki just tubasezera? yeah, nababwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubakikiza aho muri hose. Ndi umuhungu wanyu Wakura Rogers, umuhungu utazabatenguha. Kandi ikindi mukomeze gukurikirana Kigali FM Media, ifite byinshi cyane igiye kubahereza. Nanabwira abantu kuza kwiyandikisha batanguranwe vuba vuba. Biyandikishe bajye ku ma website, biyandikishe. Mufite impano nyinshi cyane, murimo aba video director beza, aba video editor beza, aba photography beza b'abanyamwuga. Future Focus irabategura art, ashaka kwiga gushushanya. Ibyo byose ngira ngo baza bakabikora, bakabigerageza. Nk'umujene nawe ukareba ukuntu watangira gukirigita ku ifaranga, ukareba ukuntu wakiteza imbere. Ntukarebe abandi bajene bagura amamodoka amanywa nijoro, bakubaka inzu bakagira gute, nuko baba batinyutse kandi bakakora ibyo bashoboye. So Kigali Future Focus iri hano kugira ngo ikurabure, ikwereke umurongo ngenderwaho. Ni wa mwuga uziga imyaka igashira ari ibihumbi, uwo mwuga ufite, ibindi byose bizashira, amafaranga azashira, umwuga wize uzawugumana. So nakubwira ngo ngwino urahura uvome kandi biraza kugenda neza. Yeah man.